imitoma y'urukundo. Ansome iminwa ye, ansome urukundo, ungaragariza rundutira divayi. Amavuta yawe ahumura neza, izina ryawe rimeze nk'amavuta y'uruvangitiranye y'imibavu igiye itandukanye. Asutswe ku mutwe, niyo mpamvu abakobwa bankunda. Fata twijyanire tujane aho umukunzi akwiye kujana umukunzi we, mujane mu kibaya cy'urukundo mbona ukuboko kwawe kunkomeza, nanyuze mu mibabaro myinshi, ariko ntigeze unsiga wenyine. Iyo nguye uranyegura, iyo ndize urampumuriza, icyizere cyanjye cyose kiri mu rukundo rwawe. Yirabura ariko ni mwiza nk'amahema y'ikedari, kandi meze nk'amahema ya Salomo. Nimundebe uko nirabura, uku ni izuba iri ni izuba ryambawe. Njyewe nibyiza niba ndi kuvuga ibitabo mwavuga negereza muzamuje mubinyandikira muri komenti kuko ndabakunda. Shana umukobwa wankunda abahungu ba mama barandakariye banyoherereza kunda nubwo uruhange rwa mpombe, ariko ntazashobora kururinda gutunanirwa kurinda urukundo rwawe. Se warunanirwa kururinda ute? Bwira wowe ubugingo bwanjye bwakunda, wowe mukobwa nakunze mbwira aho uragira naho ibyagiza imikumbi yawe kumara. Wambwira ariko nanjye ndagukunda kwemera. Mbwira kuki naremera nk'umugore wambaye imyenda y'icyunamo hagati y'imikumbi ya bagenzi bawe. Kinaremera reka norohe urukundo nta mpamvu yo kurangara. Yewe hogoza mu bagore, niba utahazi gonda aho wanyuze maze uragire abana ihene zawe. Amahoro y'umutima wanjye, uri n'umutima wanjye, nkwita data, nkwita mwami, uri umugisha sinshobora kubara, ibyiza umpaye ni byinshi cyane, niyo nabuze amagambo yose, umutima wanjye uragushima, nzagushima nkiri mu buzima, nzagushima nkiri mu mibabaro, nzagushima mu bihe byose, kuko uri umugisha wanjye, nzagushima iteka ryose, nzagushima mu buzima bwanjye, ndawundi umeze nkawe, wa muri byose kuri jye. Buriya ni iki kizamuka giturutse ibusayu kimeze nk'inkingi z'umwotsi zivuye. Hano umukobwa shari ako umukobwa nubwo yaba uturutse i Kigali uherereye i Musanze, ubu mureba 100%. Urumva ukamenya ko ari mwiza. Dore ni uburiri bwe, ni uburiri bwanjye. Uburiri bwe urabuze? Ariko ni ikitabashwa umwami yakoresheje ibyo muri Libani. Inkingi zacyo zicuritse mu ifeza,
mu Ifeza niba utahazi ni aho ngaho. Arega hano turi muri studio, gitondo tutemera ko turi muri maso studio, bihakane andika muri comment uti aho muri studio ni hehe, wowe urahazi? Aha ni muri studio za radio umukampumerekanimbano sinawigereranya n'isi yose iyo nitegereje urugendo rwanjye mbona ukuboko kwawe kunkomeza nanyuze mu mibabaro myinshi ariko ndigeze unsiga wenyine iyo nguye uranyegura iyo ndize urampumuriza icyizere cyanjye cyose kiri mu rukundo rwawe umugisha mu buzima bwanjye uri amahoro y'umutima wanjye uri urumuri mu mutima wanjye nkwita data nkwita mwami uri umugisha sinshobora kubara ibyiza umbaye ubugingo bwanjye bwakunze niyo nabuze amagambo yose umutima wanjye ushobora gusanga atuye muri Amerika, wasanga atuye muri Amerika, atuye muri Amerika, ushobora gusanga atuye muri Amerika, abarinzi bagenzuraga mu mujyi abona abanyuzeho nahuye nabo barampagaritse miremire n'inzira igasa n'iyafunze ijwi ryawe rinyongorera riti nshuti nke ndi kumwe nawe nanyuze mu miraba ikomeye ntekereza ko byose birangiye ariko imbabazi zawe mwami zambereye icyambu cy'amahoro ibyo nasezeranye ibe cyose birasohora buhoro buhoro kuko uri Imana itajya ihinduka isezerano ryawe rirahoraho uri umugisha mu buzima bwanjye uri amahoro y'umutima wanjye uri urumuri mu mwijima wanjye nkwita data nkwita mwami uri umugisha sinshobora kubara ibyiza umpaye ni byinshi cyane niyo nabuze amagambo yose umutima wanjye uragushima nzagushima nkiri muzima nzagushima nkiri mu mibabaro nzagushima mu bihe byose kuko uri umugisha wanjye